numvise ngo witwa Cyusa. Bye, sawa. Ni karibu se? Vuga ikikugenza ariko si ngombwa ko winjira mu nzu. Okay, Fabio. Urabizi igihe cyose sinkiyazwa n'amahana ahangaha. Uyu munsi ndibaza ni amahoro nubwo atuzuye neza bitewe n'uko ntazi amakuru y'umwana wanjye. Ariko se ntago kugeza n'ubu muramenya aho Isimbi yabaherereye? Ntabwo tuhazi ariko nyine turacyahangayitse kandi natwe turi kumushakisha. Kumushakisha? Nta n'akanunu, nta no kumenya ngo ari ahangaha. Mbese wowe se w'umwana cyangwa umugore wawe kutahazi? Niba nkubwiye ko tukiri kumushakisha kandi natwe ubwacu duhangayitse, kuki wumva ko ugiye kuncira urubanza? None nifuzaga ko duhuza amakuru. Mumbwire wenda ibyo mugezeho, mwamushakiye hehe? Kuva ryari twabaye abafatanyabikorwa? Kuva ryari nawe tuba abafatanyabikorwa? Ari Fabio, cisha make twumvikane tuganire kandi duhuze ibitekerezo. Yes, nakubwiye ngo Isimbi ntabwo twari twamubona, turahangayitse kubw'umwana wacu, turimo turamushakira. Hari ikintu ukeneye? Umva ko rero dufite ikibazo kimwe. Ureke kumbwira ngo ntago turabafatanyabikorwa. Bande nabandi? Njyewe namwe dufite ikibazo kimwe. Ikibazo cyo gushakisha Isimbi. Urabyumva? Akaboneka mwebwe mukamubonye umukobwa wanyu, nanjye nkabona umwana wanjye, kandi byose bikabaho mu buryo bw'amahoro. Ibyo rero bikumba gukorwa hagati yanjye namwe. Ese n'uwawe kandi? Okay, ntabwo twari twamubona, ubwo icyo tuzamenye tuzakumenyesha. Umugabo mwiza wita ku mwana we n'umugore we. Amakuru tuzagisiyo ukeneye se, nitugira icyo tumenya tuzakumenyesha. Umugabo mwiza ufata inshingano. Fabio, tugomba gushyira hamwe tugashaka umwana. Kuva ryari tuba abafatanyabikorwa? Icyakugenzaga cyarangiye nisubire muri gahunda zanjye. Tumuka. Rega ntabwo wakwiyerekanya ngo bishoboke. Birangiye wigaragaje ibara ryawe rya nyabyo. Fabio, bakunze b'inzira musanda bashuje muri hose nkomeje kuri kwiturushye nkomeje kubona kwanga ibintu bikomeje kuba byagurana cyane. Ese nurubeza kuba byagenda gute tubonye kwanga wita Emile ndetse na Anita, ibintu biturushye ko tubonye kwanga wita Emile ndetse na Anita bakomeje kwiruka amasigama noneho biraza kuba byagenda gute kanga ibintu bikomeje kuba byagurana cyane. Angira mwabonye kwanga wita Iribagiza nawe yamaje kuba yaba impumyi, mwabonye ko Iribagiza ibintu biturushye. Niba ariko ko wifuza yuko Iribagiza yakongera kuremba, wifuza yuko Iribagiza yahumuka, ndagira ngo ujye muri comment wandikemo ngo Iribagiza nahumuke kugira ngo tuyikwe ko nawe wizeye yuko Iribagiza bwaze kuba yahumuka. Nutabasha kwandika ngo Iribagiza nahumuka, ujye muri comment ubundi kubitemo emoji y'umutima cyangwa wandikemo amen amen kugira ngo twirike ko wizeye Imana kandi wizeye yuko Imana ishoboye byose. Nyabureka ntugende utanditse ikintu muri comment kugira ngo tuyike ko nawe dukurikiye kandi wakomeje gukurikirana neza ino filme Inzira musara ko muri kubona ko ibintu biturishye kandi muri kubona ko ibintu bikomeje kuba byakomera cyane cyane yuko kwanga wita Emile ndetse na Anita ibintu biturishye mwaje kubona kanga wita Emile ndetse na Anita bakomeje kwiruka amasigama ndetse bakomeje guhonga Are ndetse n'uyu mwicaye cyane yuko kwanga wita Are afite gahunda yo gufata Emile ubundi agahita mwica. Ese none biraza kuba byagenda gute kanga ibintu bikomeje kuba byagurana cyane kanga ibintu bikomeje kuba byakomera noneho biraza kuba byagenda bitende biziko no ufite amatsiko menshi kandi nakomeje kubaza kuntu bigiye kuba byagenda gusa agace kagiye kuza ari umuntu ndetse mu gihe kuba ngabona ibyo Emile agiye kuba yakora ndetse agiye kuba yatungura Are ndetse n'uyu mwicanyi. Ese none bizagenda gute twabonye kwanga wita Are yashyize GPS kuri Anita, yashyize akantu gakurura hana Anita hose agiye. Ese none biraza kuba byagenda gute Anita ndetse na Emile bari bwaze kuba bacika ibintu bigoye cyane gusa biraza kuba byakunda gusa aga mugiye kuba mwabona kwanga ibintu bigiye kuba byabyo kandi mugiye kuba mwabona kwanga wita Anita agiye kuba yahindura imyenda cyane yuko ubwo Anita yahoberaga Are ari bwo yamushyizeho akantu agakurura ahantu yagiye. Ngira mwabonye kwanga wita Anita mbere yuko acika, mbere yuko Emile aza kumucikisha, ngira ngo bajye kwanga Anita ari yemeye kuba yabana na Are ndetse yabyishimiye ubona ko anga ari kugenda hobera Are buri kanya bamubwira ati muhobera. Rero kiriya gihe nibwo Are yamushyizeho aka GPS gakurura ahantu hose agiye. Uri kumva ko
ko noneho ahangaha ibintu bitoroshye kandi muri kubona ko noneho ahangaha ibintu bikomeje kuba byakomera cyane. Ese noneho bizagenda gute, bizarangira gute? Kangaha navuge ko urukundo rwo bakomeje kurugwanira cyane, ndetse aho bita aho uyu nguyu bita Emile ndetse na Leta bakomeje kuvuga ati uko byagenda kose ibyo twacamo byose sinzigira nkureka, ndetse ndagukunda cyane niyo bandasa ngiye nzaguma ngukunda. Ese noneho biraza kuba byagenda gute ko tubonye kwanga bita Ari nawe nta mikino afite, ndetse arafite gahunda mbi cyane yo kuba yakwica Emile ndetse na Anita ashobora kubagirira nabi. Noneho biraza kuba byagenda bite? Urumva ko nta kindi gisigaye usibye Imana yonyine. Imana niyo igomba kuba yatabara. Imana niyo kuko bizeye yuko Imana iri bwaze kuba yatabara Emile ndetse na Anita ikaza kuba yabakiza bano bicanyi. Ndagira ngo nawe ujye muri comment wandikemo amen amen kugira ngo twike ko nawe wizeye Imana kandi wizeye yuko Imana iri bwaze kuba yabatabara, kuko muri kubona ko ahangaha ibintu bitoroshye kandi muri kubona ko ibintu bitari kugenda neza cyane kandi bashobora kuba bahasiga ubuzima. Ese noneho bizagenda gute? Kango bita Emile ndetse kubita kamarade ndetse n'umugore bamaje kumva yuko uri kubakurikirana afite imbunda bakagira ubwoba, ndetse ese ubona kwango bita kamarade ubwoba bwa mutashye ubwoba bwa mwishe ari kuvuga ati noneho Emile baraza kuba byagenda gute. Ngira ngo bonye kwango bita kamarade yese yemeza gukurikirana Anita, yese yemeza gukurikirana Emile ndetse na Anita hose bagiye kugira ngo abashe kuba yakura GPS iri kuri Anita, kuko ahangana navuye ko aho bajya hose, aho bahungira hose, igihugu cyose bahungiramo ahantu hose bajya hose, navuye ko uyu nguyu ngo ni Are araguma kubakurikirana cyane cyane yuko afite GPS ahantu hose bari kugenda bibona. Ngira ngo uri kubona ko aho bari gukurikiranye n'ubundi ari guhita cyatera. Urumva ko ari ibintu bitoroshye kandi uri kumva ko gucika ari ibintu bigoye cyane. Urumva yuko hanga none usibye Imana yonyine ari igomba kuba yatabara. Ese none bizagenda gute? Kanga muri kubona ko ibintu bitoroshye, ko muri kubona yuko gucika bigoranye cyane. Noneho biraza kuba byagenda bite? Twikomeje kumaje kubona kwango bita Iribagiza nawe ibintu bitameze neza, mwamaje kubona ko Iribagiza yabaye impumyi. Ese noneho bizagenda gute? Iribagiza bizagenda gute? Iribagiza azahomoka cyane yuko kwanga bita Cyusa nawe akomeje kuvuga ati umuntu wese abigize muri ono muntu wakugize impumyi nindamuka mumenye azabona ngiye wanyawe. Ese noneho bizagenda gute? Kanga bita Cyusa yiyemeje kuba yamenya ukuri kose, ndetse Cyusa akomeje gukora ubushakashatsi kugira ngo abashe kuba yamenya umuntu watumye Iribagiza bimpumyi cyane yuko navuga kanga bita Cyusa nta wundi muntu yakiye kusibye Fabiola. Ngira ngo menye kwanga bita Cyusa yaje kwa Fabiola gusa aho bita Fabiola yamushushije ndetse aramwirukana gusa. Anga bita Cyusa yagomeje kubikeka cyane yuko yahasanze umwicanyi ndetse bakanaganira. Ese noneho bizagenda gute umunsi Cyusa yamenye kuri kose? Umunsi Cyusa yamenye yuko Fabiola yabikoze, ndetse Fabiola waruze Iribagiza akabimpumyi. Noneho anga ko Cyusa nta bintu by'imikino, ko Cyusa nta bintu by'imiyaga. Noneho bizagenda gute? Kanga ibintu bigiye kuba byajya kandi noneho kanga ibintu bigiye kuba byahindura isura. Ngira ngo umujinya wa Cyusa murabuze, ngira ngo muzi Cyusa yarakaye ukuntu ibintu bimeze. Ngira ngo mwagiye mubona umunsi Cyusa yafashe Fabiola, ngira ngo bonye ibintu yamukoreye. Navuga kanga rero uwo bita Cyusa namukamenya ukora akamenya yuko byose ari Fabiola bikoze. Navuga ko Fabiola ibyiraza kuba birangiye kandi ahangaha Cyusa nta bintu by'imikino ndetse nta bintu by'imishinga kaza kuba yashyiramo. Ese noneho biraza kuba byagenda gute? Biraza kuba byarangira gute? Ndabizi ko n'amatsiko uri menshi nawe kandi koko uri kubyibazo cyane uvuga ati noneho biraza kuba byagera gusa ndagira bwe ko noneho ahangaha ibintu bigiye kuba byagera kandi nijya nkubwiye kwanga bita ndetse na Emile bagiye kuba bacika cyane yuko nibacika ahangaha bita Rugemwe ndetse na Fabiola karaza kuba kababaye Rugemwe ndetse na Fabiola ibyo nabyo biraza kuba birangiye cyane yuko ahangaha bita Are yabwiye Fabiola ndetse na Rugemwe ati nindamuka Anita atabaye uwanjye ni ngiye uzabicara nzabirasaba ko mwanyijeje ibitangaza munyizeza yuko Anita azaba uwanjye. None ndi kubona Anita ari kugenda acika gake gake. Urumva ko noneho anga Anita aranamuka agiye agacika Are. Urumva ko anga bita Fabiola ndetse na Rugemwe nta mikino. Urumva ko anga bita Are ari bwaze kuba yabivugana. Ese noneho bizagenda gute? Ari bwaze kuba yafata Anita. Ndabizi ko nawe aricyo kintu ufite amatsiko ndetse nawe aricyo kintu kubaza, ndetse iri kurangira mufite ubwo amavuga ati Anita ndetse na Emile turashaka yuko bacika, turashaka yuko bakwigendera bakajya kwibana cyane yuko navuga ko anga bita Emile nawe akomeje kugwanira urukundo rwe, ndetse ngira ngo bonye kuba kunana cyane. Ngira ngo bonye ko baririmbye akaririmbo bwa nyuma bagiye guhunga bakarimbana akaririmbo wumva ko ari akaririmbo keza cyane. Angira ngo wagiye ukumva. Ese noneho bizagenda gute? Kanga navuga ko na Rugemwe nawe ibyo bigiye kuba byamenyekana ko Rugemwe nawe ibyo bigiye kuba byajya kukarubana. Ngira ngo bonye kwanga bita Fabiola ndetse na Rugemwe ubwo bwabishe. Ngira ngo bonye ko ubwo bwabatashye bari kubaza ikintu kibwaze kuba cyakurikiraho umunsi ahangaho bita arabuze Anita. None bari kubaza ibintu bwaze kuba byababaho, dore ko ahangaho bita Fabiola nawe afite ubwoba ndetse ari gutekereza yuko Ari naramuka agarutse yabuze Anita ari bwaze kuba yabica. Ngira ngo mvishe kangana Ari nawe yabwiye Rugemwe ati ngiye nta kibazo ntihubigire ikibazo ko Anita ahantu hose arajya ndaza kuba mufite aho yajya hose aho yahungira hose n'ubundi nzamugarura. Ese noneho bizagenda gute? Kangaha muri kubona ko ibintu bikomeje kuba byagurana cyane. Gusa Rugemwe nawe ibyo bigiye kuba byarangira kandi Rugemwe bagiye gutangira kumukoraho iperereza bamenye buri kimwe cyose kugira ngo babashe kuba bamushyira muri gereza. Ese
ubaye uri umucamanza ubaye uri gucira Rugemwa urubanza bakakubwira ati mukatira imyaka, urumva Rugemwa yakatigwa imyaka ingahe, urumva Fabiola yakatigwa imyaka ingahe, urumva Nyirantambara yakatigwa imyaka ingahe, nawe jya muri comment tubwire imyaka wumva wakatira Rugemwa ndetse na Fabiola, kugira ngo nawe utwereke ko wifuza yuko bafungwa kandi wifuza yuko byose birangira ndetse wifuza yuko ukuri kose kujya hanze. Ndagira ngo nawe unyerukiye muri comment tubwire imyaka wakatira Rugemwa kugira ngo tuyike ko nawe wizeye yuko Rugemwa ibyo bizarangira kandi wizeye yuko Rugemwa azajyanwa muri gereza ubundi aganirwa ibyaha byose yakoze. Cyane ko twamaje no kubona kango bita Mama Iribagiza nawe ashaka kuba yajya kwihurana na Rugemwa. Mama Iribagiza ashaka kuba yajya kwibonana na Rugemwa. Ese no bizagira gute kango bita Mama Iribagiza ashaka kuba yajya kureba Rugemwa? Gusa turabizi neza ko Mama Iribagiza aramutse yagiye kwa Rugemwa ibintu bishobora kuba byagenda nabi, ibintu bishobora kuba byarangira nabi, cyane yuko Rugemwa nta bintu by'imikino kandi Rugemwa ari umugome mubi cyane. Yagabonye ibintu byose Rugemwa yagiye akora, ibidega byose Rugemwa yagiye akora ndetse na Fabiola. Urumva kuranga Mama Iribagiza nama kagiye kwa Rugemwa ibintu bishobora kuba byaza kurangira nabi. Ese none bizagira gute kango bita Mama Iribagiza nawe afite umujinya ndetse no kwihorera cyane, afite agahinda gakomeye cyane ari kuvuga ati umunsi nawe Rugemwa mfite ibintu byinshi byo kuba namubaza. Ese none bizagira gute, bizarangira gute kanga ibintu bigiye kuba byagiye, cyane yuko mwamaje no kubona kanga Mama Iribagiza asigaye yanga umwana we Bruno cyane, asigaye abona umwana akabona ari amaraso ya Rugemwa. Ngira ngo bonye kwanga Mama Bruno yanga Bruno cyane, Mama Iribagiza yanga umwana we cyane, amwanga urunuka ku buryo yamubonye amera nkaho ari kumunukira. Ese none bizagira gute Mama Iribagiza azongera gukunda umwana cyane yuko uno mwana ngo ni Bruno nta cyana kimwe afite, nta n'ikintu na kimwe aziburetse yuko amakosa yabaye hari amakosa ya Rugemwa yakoze, kuko Rugemwa ibintu yakoze ni ibintu bidakogwa ndetse ni ibintu bitabaho gufata umugabo wa Mama Iribagiza akamwicara ngiza agafata Mama Iribagiza akamwibagiza buri kimwe cyose udakamugira umugore we. Urumva ko ari kosa rikomeye cyane hanga ubita Rugemwa yakoze kandi Rugemwa kumbe ashobora kuba yahanirwa bikomeye cyane, cyane yuko hangana Mama Iribagiza nawe afite inzika ikomeye cyane ndetse afite ugwango rukomeye cyane kuri Rugemwa. Ese none bizagira gute Rugemwa agiye kuba yajya kuburana mu rukiko bizarangira amahoro? Ese Rugemwa azabasha kuba yahanirwa ibyaha byose yakoze? Nawe nicyo kintu kubaza kandi nawe nicyo kintu ufitiye amatsiko gusa ugiye kubabona aka gace kagiye kuza, noneho kagiye kuza ari umuro kandi abizi ko benshi mugategereje muri benshi kandi benshi mugategeranyije amatsiko menshi cyane ndetse benshi muri kwibaza uburyo biraza kuba byagenda ndetse benshi muri kubaza uburyo biraza kuba byarangira. Gusa mu gihe kuba mwabona ko noneho ibintu bigiye kuba byajya kandi mu gihe kuba mwabona ko ahangaha ibintu bigiye kuba byagira biryoshye cyane. Mwamaje no kubona kango bita Isimbi nawe ibintu bitoroshye, mwamaje kubona ko Isimbi ari kubaho mu buzima atigeze abamo. Ese noneho ubu buzima Isimbi yahisemo kuba yabamo azabushobora? Noneho ibintu Isimbi yishuye maze azabishobora? Ese nuko mwamaje kubona ko Isimbi yatangiye kuba yajya gucuruza agataro, bizagenda gute, bizarangira gute? Cyane yuko Isimbi ari umwana wavutse ari umutesi cyane, gusa muri kubona yuko ubutesi n'ubujiji bwatangiye kuba byamushiramo. Ese none bizagenda gute ibintu Isimbi azabishobora? Abantu byashimishije yuko Isimbi atangiye kuba yamenya ubwenge, abantu bishimishije yuko Isimbi yatangiye kuba yamenya ikintu cyo gukora ndetse Isimbi yatangiye gusobanukirwa ubuzima icyo ari cyo, abantu byashimishije. Ndagira ngo namwe mujye muri comment mutubwire, ese muri kubona Isimbi ibintu yakoze ari byo? Muri kubona Isimbi ibintu yahisemo byo kuba yakwanga gutanga umwana ubundi akaza kwibera ahantu mu cyaro? Muri kubona ibintu yakoze ari byo? Mbabwira ati mujye muri comment munashimire uriya mukecuru abashije kuba yafasha Isimbi kugira ngo Isimbi abashe kuba yabaho ndetse yabashe no kuba yacumbikira Isimbi. Ndagira ngo namwe mutubwire, ese ni irihe jambo wabwira uno mukecuru? Jya muri comment nawe ugire ijambo umubwira kugira ngo tweke ko nawe wishimye kandi washimiye uno mukecuru cyane, kuko ibintu yakoze ni ibintu bidasanzwe. Ngira ngo wari wabonye kwanga wita Isimbi bye byamucanze, Isimbi yari yabuze ahantu ajya, gusa uno mukecuru yaramwifashije amufasha nk'umwana we kandi kubona ko babanye neza. Ese noneho bizagenda gute nka Isimbi katangiye kujya mu murima gahinga? Noneho bizarangira gute? Kandi Isimbi muramuzi ukuntu Isimbi yari umutesi, muzi ukuntu Isimbi yarabayeho, muzi ubuzima Isimbi yarabayemo. Angira ngo mwabonye ibintu byose yagiye aca, mugira mwabonye ahanga ko Isimbi yatangiye kuba yajijuka ndetse yatangiye kubona ubuzima icyari cyo. Ngira ngo umuntu wavuze ngo ubuzima ni ishuri ntabwo yigeze abeshya. Ngira ngo muri kubibona yuko ahanga ubita Isimbi ishuri ryatangiye kuba ryamwigisha ndetse atangiye kubona ko ibintu nta mikino kandi atangiye kubona ubuzima icyari cyo. Se noneho bizagenda gute, bizarangira gute? Ndabizi ko nawe ufite amatsiko menshi kandi nawe uri kubaza ukuntu bigiye kuba byagenda, gusa ugiye kuba wasobanukirwa kandi ugiye kuba washira amatsiko mu gace kagiye kuza dore ko kagiye kuza ari umuntu ndetse benshi muraza kuba mwatungwa cyane. Abakunzi ba filime zacu kamarade nk'ibisanzwe, turabashimira cyane ko mwabashije gukurikira filime yitwa Inzira y'Umusaraba. Nubwo benshi mwagiye mwifuza ko tuyisoza tuyirangiza, n'ubundi nta gahora gahanze, n'ubundi tuzayisoza rwose, niko bimeze. Ahubwo tubafitiye inkuru nziza rero, tuje kubabwira ko hari indi filime nshyashya yitwa Urwibanga, muri kugenda muyibona, nayo izasohoka ku itariki 15
z'uku kwezi azaba ari ku wa mbere. Ni filime nziza, turabararikira buri muntu wese kuyireba, ukore subscribe kugira ngo uzabe uwa mbere guhita uyibona. Nk'uko mubizi, kuva igihe cyose tubaniye mukurikirana filime zacu zikorwa na Amazing Film Production, Intare y'Ingore, Giramata, Inzira y'Umusaraba n'izindi, tuzanye rero Urw'Ibanga. Ushobora kwibaza ngo Urw'Ibanga harimo iki? Urasabwa kuyikurikira. Ni filime ifite story nziza cyane, ni ku itariki 15 z'ukwezi kwa 9 kuwa mbere izaba yamaze kugera hanze. ndetse n'umwicanyi bari guhita bagitera. Ese biraza kuba byagenda gute? Biraza kuba byaragira gute? Kanga ibintu bituriki kanga bikomeje kuba byagorana. Ngira ngo bonye ko byateye ubwoba kamarade ndetse n'umugore ndetse na mama Iribagiza byabateye ubwoba bukomeye cyane, ubwo babonaga are ndetse n'uramwicanyi bazanye imbunda bakayitunga mama Iribagiza bakamubwira yuko natabarangira hano Anita ndetse na Emile bagiye bari bwaze ko bamwica. Ngira ngo bonye kwanga ha byateye ubwoba mama Iribagiza cyane ndetse bigatera ubwoba kamarade. Dore kanga ubita kamarade yisemeje gukurikirana Anita ndetse na Emile akamenya abantu kugira ngo abashe kuba yakuraho GPS bashyize kuri Anita. Ese biraza kuba byagenda bitanga umupango kamarade agiye kuba yapanga wo kujya gushakaho Emile ndetse na Anita bagiye kugira ngo abashe kuba yakura GPS kuri Anita, kuko aho bagiye hose aho bahungira hose aho bakwiruka bajya hose mwabonye kanga ubitare nta gahunda afite yo kuba yahagara, kandi ubita are akomeje kugenda kurikirana aho bari kujya hose cyane yuko ari afite GPS aho wita Anita ari gukatira ndetse na Emile ari guhita yibona nawe akaguma kubakurikirana. Ese none bizayina gute kanga ibintu tureke muri kubona ko Imana yonyine yatabara? Ese bizarangira neza, bizarangira amahoro? Nawe ufite amatsiko menshi kandi nawe nicyo kintu ukomeje kugenda wibazaho cyari. Gusa nimba nawe koko wifuza yuko Imana ibafasha kandi uko wifuza yuko ino film irangira neza ndetse ikarangira Anita ndetse na Emile bibaniye, jya muri comment tugire ijambo rimwe ubwira Emile ndetse na Anita kugira ngo bakomeze kuba bakwikundanira cyane kandi bakomeze kuba bahangana n'ibi bintu bari gucamo, cyane yuko bari guca mu bihe bitoroshye, bari guca mu bihe batigeze bacamo na mbere. Ese none bizagenda gute kangaha? Inkuru y'urukundo rwo bikomeje kuba yabanide cyane, inkuru y'urukundo ikomeje kuba yagorana cyane. None bizagenda gute, bizarangira gute kanga? Muri kubona kino film yacu iri kugenda igira iryoshye cyane kandi iri kugenda igana ku musozo. Ese none bizagenda gute kanga? Bitacyusa nawe akomeje gukora iperereza rikomeye cyane, cyusa akomeje kwibaza icyatumye Iribagiza bimunya, akomeje kwibaza umuntu waba warabikoze cyane yuko kanga cyusa yavuze ati ndamukamenye uwo muntu waruze Iribagiza akabimpumye sazigira nkira kandi cyo kumukora n'Imana ikize. Ese none bizagenda gute kanga? Bita cyusa akomeje kuba yakora iperereza ndetse cyusa aje kuba yareba Fabiola, biraza kuba byagira gute? Cyusa nanamukamenya yuko ari Fabiola bipanze akamenya yuko ari Fabiola washatse umwicanyi kugira ngo abashe kuba yaruga Iribagiza, ubundi Iribagiza akabimpumye cyane yuko kanga uwo bitacyusa yahaje akahasanga umwicanyi, agasanga uriya mwicanyi hari bakanaganira, agusanga cyusa nta kintu na kimwe igiza cyeka. Ese none bizagira gute? Umunsi cyusa yamenye byose, umunsi cyusa yamenye ukuri akamenya yuko byose ari Fabiola bipanze ndetse akamenya yuko Fabiola ashatse no kuba yakwica Iribagiza. None bizagira gute? Ko muzi yuko kanga cyusa nta bintu by'imikino kandi ko muzi yuko cyusa nta bintu by'imiyaga yagize umujinya, muzi yuko agira umujinya mubi cyane. Ngira ngo ubonye ibintu yigeze gukora Fabiola, ngira ngo yigeze kubibonaho. Urumva rero akanga cyusa naramukamenya ukuri none nta bintu by'imikino ndetse ubita Fabiola arabagiye mu byago bikomeye cyane. Ubita Fabiola ibyo yakinye nabyo ntabyo azi. Ese none bizagenda gute kanga? Ibintu bigiye kuba byajyaho ko kwihorera kwa Fabiola kugiye kuba kwamukora. Ngira ngo ubonye kwanga ubita Fabiola yashatse kuba yakwivugana umwana wa cyusa inshuro nyinshi. Ngira ngo ubonye ko yapanze uko azamwica akanahura amwicanye amafaranga kugira ngo uriya mwicanye ajye kuba yakwica umwana w'isimbi, gusa bikarangira bidakunze. Ubita Iribagiza atabaye rero navuga ko kwanga ubita Fabiola ndetse n'uramwicanye bahize bakagira inzika ikomeye cyane kugira ngo bazafate Iribagiza ubundi bamwihoreraho, kubera ko Fabiola kubera ko Iribagiza niwe watumye batica umwana wa Isimbi. Rero ngana navuga ko Fabiola nawe yakomeje gupanga ndetse agapanga ibintu byinshi byo kugira ngo azabashe kuba yakwihora kuri cyusa, gusa yahisemo kuba yafatira Iribagiza ubundi akamugira impumyi. Ese none bizagenda gute? Iribagiza azabasha kuba yakongera kureba Iribagiza, azabasha kuba yakongera guhumuka ubundi arebe? Ese nawe yumva yuko Iribagiza azongera kureba? Dore ko navuga kanga ibintu bigiye kuba byagenda neza kandi mugiye kuba mwakongera kwishima, ndetse ku bantu mukomeje kwifuza yuko Iribagiza yakongera guhumuka ubundi akareba, mugiye kongera kubona Iribagiza yarebye. Akeneye ko navuga ko Dr agiye kuba yazana umuti azaha Iribagiza. Ese none bizagenda gute? Nawe witeguye uko Iribagiza agomba kuba yareba? Niba koko ubyizeye kandi ukaba wizeye Imana yuko izakora ibitangaza ndetse izasebya Fabiola, ndagira ngo nawe uje muri comment wandikemo amen amen, twereke ko nawe wizeye yuko Imana izakora ibitangaza ndetse Imana izasebya Fabiola. Dore ko muri kubona ko Fabiola ntagaze kandi muri kubona ko Fabiola afite ubugome bukomeye cyane. Ngira ngo vishe kanga bita Fabiola yabwiye uramwicanye ati ahubwo Iribagiza
wari ukwiye kumufata ubundi ukamushyira super glue ku maso ku buryo atazongera kuyahuma. Urumva ko ahangaho bita Fabiola afite ubugome ndengakamere. Ese noneho bizagenda gute kanga navuga ko ibintu bigiye kuba bijyayo nako navuga kanga na Rugemwe nayo ibyo bigiye kuba byarangira ko navuga kanga na Rugemwe nawe agiye kuba yatungurwa cyane cyane yuko Rugemwe bagiye gutangira kumukora iperereza ndetse Rugemwe bagiye kuza kumuhata ibibazo ubundi bakagira ibibazo bamubaza ese noneho bizagenda gute kanga bita Rugemwe agiye kuba yajya mu rukiko. Gusa nubwo Rugemwe agiye kujya mu rukiko muri kubona ko afite ubwoba bwinshi kandi muri kubona ko ubwoba bwamurenze. Ese noneho Rugemwe araza kuba yabikoreye ikikanga navuga ko Rugemwe nawe ibyo bigiye kuba byanagira ko navuga ko Rugemwe ibyo yanze ko bimenyekana ndetse Rugemwe ibyo ari gukora byose mu bintu byose ari gukora kugira ngo yishimenyetse ko navuga ko Rugemwe ibyo yakwigira byose ibyo yakwikina byose n'ubundi ko biraza kurangira ibyo byose bigiye hanze cyane yuko navuga ko dogiteri afite ibimenyetso byose bifatika byo gushyira Rugemwe hasi ndetse afite ibimenyetso byose bifatika byerekana yuko Rugemwe yishe papa iribagize ndetse ibyo bamushinja byose kari ukuri. Ese noneho bizagenda gute kanga bita Rugemwe nawe ibyo bigiye kuba byagenda nabi ko navuga ko inkuru ya Rugemwe igiye kuba yarangira nabi. Andabizi ko nawe ufite amatsiko menshi kandi nawe wifuza yuko Rugemwe yajya muri gereza. Mbere yuko dukomeza nagira ngo manze nkwibariza akabazo gataya cyane. Ese ubaye uri umucamanza ubaye uri gucira Rugemwe urubanza urumva Rugemwe akwiye kuba yakatigwa imyaka ingahe muri gereza? Nawe jya muri comment utubwire imyaka wumva akatira Rugemwe ndetse na Fabien ndetse na Nyantambara urumva bakwiye kuba bakatigwa imyaka ingahe muri gereza? Nawe jya muri comment ubundi ubashe kuba wagira icyo tubwira kugira ngo ibintu bikomeze kuba byagenda neza kandi tugomeze kugenda dukurikirana neza ino filime Inzira y'Umusaba ko nibeshi mwasigaye amatsiko kandi nibeshi mwasigaye mwibaza ibibazo byinshi kuri ino filime Inzira y'Umusaba gusa nagiye ko noneho angahe ibintu bigiye kuba byajya kandi igiye kuba yagira iryoshye cyane kandi ibyo bishi mwifuza ndetse ibyo bishi mukomeje kugenda mwibaza mugiye gutangira kubisobanukirwa cyane muri ino filime Inzira y'Umusaba. Mbere ko dukomeza nagira ngo manze nkwereke filime iri guca ibintu hirya no hino yaba mu Rwanda ndetse no hanze yawe. Iyi ni filime nziza cyane yateguwe na Boneflix Films. Niba ushaka kugira ngo uzayikurikirane ndagira ngo unyarukire kuri Boneflix ubashe kuba subscribe kugira ngo umunsi yasohotse uzayibone mu bambere. Niba uri umukunzi wa sinema nyarwanda ntukwiye gucikwa n'iyi ngiyi. Ubu noneho Boneflix yabateguriye filime idakwiye gucikwa yitwa Ntibavuga Barababara. Iyi filime iragaragaza ubuzima butavugwa burimo ibikomere n'amarira y'abana batotezwa n'abakababereye ababyeyi. Iyi filime kandi izagaragaramo abakinnyi bamaze gufata imitima ya benshi muri sinema nyarwanda barimo Fabiola, Rugema, tutibagiwe na Mr Rwiri. Iyi filime irasohoka vuba ikazajya inyura kuri YouTube channel ya Boneflix. Ntukwiye gucikwa n'iyi filime ndakurahiye. Nawe uri kubona yuko ari filime nziza cyane zizagaragaramo Rugemwe ndetse na Fabiola bazagaragara muri ino filime. Rero niba ushaka kugira ngo nawe uzayikurikirane kandi itazagucika aho kuyikora wahabonye. Twikomeje ngamaje kubona ko noneho angahe ibintu bitari kimwe kubona yuko angaha uwo bita Isimba torohe uwo bita Isimba ubuzima butameze neza. Ese noneho Isimba ibintu ari gukora azabasha kuba yabicamo ibintu Isimba yishoye maze abasha kuba yabishora cyane yuko angaho bita Isimba yanze kuba yatanga umwana we Isimba akemeza kuba yarera umwana we uko byagenda kose. Rero ahangaha muri kubona ko noneho angahe ibintu bitari kikari muri kubona ko angaho bita Isimba ari ubuzima bukomeye cyane ndetse ubuzima tigeze abamo na rimwe. Ese noneho bizagenda guteka ngo bita Isimbi yatangiye kujya gucuruza agatoro kugira ngo arebe icyatunga umwana we. Ese noneho bizagenda gute? Ese Isimba zigira babarira Cyusa dore ko twanabonye kwango bita Cyusa nawe akomeje kubaririza amakuru ya Isimbi ngira ngo bonye kwanga Cyusa akomeje kugenda baririza akomeje kubabaza Fabiola ati ntago mwamuza hano Isimbi yaba yaragiye ko nshaka kugira ngo menye hano Isimbi yarabagiye kuko nanjye ndagira ngo dufatanye ubundi dushake Isimbi. Isanga Cyusa azabasha kuba yabona Isimbi dore ko anga mwabonye ko Isimbi yagiye kuba yakwiberaho mu cyaro ndetse yabaye umuhinzi ndetse asigaye acuruza n'agatoro kugira ngo abone icyatunga umwana. Abantu biri gushimisha yuko Isimbi yajijutse, abantu biri gushimisha yuko Cyusa, abantu biri gushimisha yuko Isimbi ubujiji n'ubutetsi bwamushizemo. Andagira ngo namwe mujye muri comment mutubwire ese namwe muri kubona ibintu Isimbi yakoze ari byo. Nawe ujye muri comment ubashe kuba watubwira kugira ngo ukomeze kutwereka ko nawe dukurikiye kandi ukiri kumwe natwe 5 kuri 5 ko muri kubona kwangaha ibintu bikomeje kuba byajya kandi muri kubona ko ino filime yacu iri kugenda izanamo utumanye tudasanzwe. Ese noneho bizagenda gute? Bizarangira gute? Ese Cyusa uri gushaka umwana bazabasha kuba yamubona ko twabonye kwanga bita ko twabonye kwanga hasi Isimbi adashaka kuba yatanga umwana we Isimbi adashaka kuba yarikuza umwana we. Ese Cyusa akomeje gushaka umwana we bizarangira bazamubona? Nawe ndabizi ko ufite amatsiko kandi nawe ndabizi ko icyo kintu ukomeje kugenda wibaza gusa nagira ngo noneho agace kagiye kuza arumiro cyane yuko ari benshi mwasigaranye amatsiko ndetse mwasigaye mwibaza ati bigiye kuba byagenda gute. Cyane yuko ari benshi mukomeje kugenda musengera Anita ndetse na Emile muri kugenda mubasengera muvuga ati Anita ndetse na Emile turifuze yuko ibyabo byagenda neza kandi turifuze yuko barabicanye babava inyuma. Gusa nagiye ko ahangaho no mwicanyi agiye kuba yatungurwa cyane cyane yuko ahangaho bita Emile agiye kuba yamukora agashya gakomeye cyane. Nkubwira yuko agashya mugiye kuba mwamana mu kajiga agiye kuba kakora icyo ndabizi ko muri kari gaze kuba kabashimisha kandi beshi muri bwaze kuba mwakoma amashyi. Ese noneho bizagenda gute kangaho bita Rugemwe nawe ibintu biturishye ko turi kubona kangaho bita Rugemwe ubwoba bwa mutashye ko muri kubona kangaho Rugemwe ari gususumira umubiri wese, ari gusisumira umubiri wose ndetse ari gutitira cyane kubera ko agiye kuba yajya mu rukiko. Ese Rugemwe azabasha kuba
yatsinda azabasha kuba yatsinda urubanza. Ahangaha noneho niho ruzingiye ndetse noneho ibintu bigiye kuba byaryohera, noneho niho mugiye kubonera ko noneho ino filime yacu navuga ko yabaga imeze nkaho noneho igiye kuba yagera hiryoshye cyane mu duce twose mwabonye. Noneho agace kagiye kuza noneho kagiye kuza ari umurisi kagiye kuza karyoshye cyane. Rero nimba nawe utari wakanda subscribe kuri ino channel yacu MK and Films, ndagira ngo ubashe kwakanda subscribe kugira ngo umunsi yasohotse, umunsi itasohotse muzajye mubimenyeshwa, ndetse mbabwire yuko angiye kuba nabageza ino filime Inzira y'Umusaraba ibasha kuba yakingwa kugira ngo nabo bashe kuba bamenya byinshi ndetse n'amabanga yishishe inyuma yo kuba bakina ino filime Inzira y'Umusaraba, dore ko ari benshi mukomeza kugenda mubibaza muvuga ati ese nyina ntambara na Rugemwa biba bimeze gute, ese Fabiola ndetse na Iribagiza biba bimeze gute inyuma ya filime, babyifashe gute, ese abafotora ino filime baba bameze gute, bahagaze he? Ibyo byose bibazo ndetse n'ibindi birenze ibyo bibaza kuri ino filime Inzira y'Umusaraba, ndetse n'ibibazo wumva wabaza ubita Fabiola, ndetse ibibazo wumva wamubaza nawe, ndagira ngo ko tugiye kuba twajya kubaganiza mu minsi mike cyane. Nimba nawe ushaka kugira ngo utazacikwa, nyabuneka ndagira ngo umanze icyo gukorora kizi kugira ngo uzabashe kuba wamenya buri kimwe cyose, ndetse uzabashe kuba ukurikirana buri kamwe kose kazajya imbere. Twikomeje ngabonye kwangaha ibintu bitoroshye kandi ngabonye kwanga wita Cyusa yahangayitse cyane, ndetse Cyusa akomeje kwibaza avuga ati bizagenda gute noneho Iribagiza azabasha kuba yakira, dore ko twakomeje no kubona kwanga Sylvie nawe ubwo bwamutashye wo bita Sylvie agahenda ari kose. Sylvie akomeje kubabazwa n'ukuntu Iribagiza yabaye impumyi. Ese noneho bizagenda gute ko navuga yuko bategereje igisubizo cyambaga cyane yuko kwanga wo bita papa Iribagiza papa Cyusa yavuze ati tugomba kuba twategereza muganga akatubwira niba koko Iribagiza kwiye kuba yabagwa amaso. Gusa ngana avuga yuko bita Cyusa yabyanze, akavuga yuko bidashoboka yuko Iribagiza bajya kumubaga amaso kuko aracyari muto kandi n'umugore utwite ntago bikundeye ko bamubaga amaso. Ese none umwanzuro waza kuba wahiriwe, yaza kuba byagenda. Gusa nagiye mbwiye ko nemba nawe kuko ufite amatsiko kandi nawe ukomeje kwibaza uvuga ati simba Iribagiza azakira, ese bizagenda gute? Gusa nagiye mbwiye ko bita dogiteri agiye kuba yazana umuti wo kuba yavura Iribagiza. Ngira ngo ibintu byose byagiye bibo bita dogiteri ari we wagiye uzana umuti, ndetse umuti bagiye baha Iribagiza akabasha kuba yakira, ndetse n'ibindi bintu byose dogiteri yagiye akora. Navuga yuko rero amayeri ya Rugemwa yose araraza kuba yarangira, ndetse n'amayeri ya Fabiola yose yapanze yo kuba yagira gutya akagira Iribagiza impumi bagiye kuba basema, ndetse bagiye kubona ko bita dogiteri nta mikino afite kandi dogiteri yaje. Ngira ngo ko ibipangu yose bita Fabiola ndetse n'Ugemwa bapanga kuroga musaza wa Iribagiza. Ngira ngo ubonye ko umuntu wazanye umuti ari dogiteri wakoze umuti undi akawoha Eminence na Kamadi bakabasha kuba baza kuwuha, bakaza kuba basha kuwuha Rurangirwa akabasha kuba yakira. Rero navuga ko nubwo Iribagiza yabaye impumyi, dogiteri agiye kuba yazana umuti ubasha kuba wamuvura. Ese none bizagenda gute mama Iribagiza naramuka amenye yuko umukobwa we bamuroze, naramuka amenye yuko umukobwa we yabaye impumyi, none bizagenda gute? Cyane yuko ngamwe amaje no kubona ko mama Iribagiza ashaka kuba yajya kwibona na Rugemwa, ashaka kuba yajya kwa Rugemwa akajya kugira ibibazo ibariza Rugemwa. Ese none bizagenda gute? Kanga twabonye yuko umugore wa Kamarade atifuza yuko mama Iribagiza yajya kwa Rugemwa, cyane yuko umugore wa Kamarade azi neza yuko Rugemwa ari umugome, kandi azi neza yuko mama Iribagiza aramutse agiye kwa Rugemwa ibintu byaba mandetse, ibintu byagenda nabi cyane. Babwira ati nanganshoreje anjye mwabanye kuri mikoro nyintatike Blaze, ndabakunda cyane kandi mbahoza ku mutima. Ciao ciao.